Igitabo Ubuzima bufite intego, umunsi wa 12. Gushimangira ubucuti bwawe n'Imana. Ubucuti bwayo yabubikiye abakiranutsi. Imigani ibice 3 umurongo wa 32. Mwegere Imana nayo izabegera. Yakobo igice cya 4 umurongo w'8. Urugero rw'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uruhitamo. Nk'uko bigenda mu bundi bucuti bwose, ugomba gushyiraho akawe guteza imbere ubucuti bwawe n'Imana. Ntabwo bizikora. Bisaba kubyitaho, bisaba igihe, bisaba umwete. Niba ushaka ubucuti bushinze imizi n'Imana, ugomba kwiga kuyibwira udahisha ibikuri ku mutima, ukayizera iyo igusabye kugira icyo ukora, ukiga kwita ku byo ikunda, ukifuza ubucuti bwayo kuruta ikindi cyose. Ngomba guhitamo kutagira icyo mpisha Imana. Ibuye ry'ifatizo ry'ubucuti bukomeye n'Imana ni ukutagira icyo uhisha ku makosa yawe n'amarangamutima. Imana ntigutekereza nk'intungane. Icyo igusaba ni ukuba umunyakuri. Mu nshuti z'Imana zose dusanga muri Bibiliya, nta n'umwe wari intungane. Iyo Imana iba isaba abantu kubanza kuba intungane ngo babone kuba inshuti zayo, ntabwo twazigera tuba inshuti zayo. Amahirwe ni uko kubw'ubuntu bw'Imana, Yesu akiri inshuti y'abanyabyaha. Muri Bibiliya, inshuti z'Imana zavugishaga ukuri ko mu mutima, kenshi zikitotomba, zigakekeranya, zikarega, zikajya impaka n'Umuremyi wazo. Igitangaje ni uko Imana isa naho uko guhangara ntacyo kuyitwaye, ndetse igasa n'igushyigikiye. Imana yemereye Aburahamu kuyibaza ibibazo, ndetse no gusa n'ushaka kuyihinyuza ku kibazo cyo kurimbuka k'umujyi wa Sodomu. Aburahamu yatitirije Imana ayibaza icyakorwa ngo uwo mujyi we kurimbuka. Aciririkanya n'Imana, avana ku bakiranutsi 50 ageza ku 10 gusa. Imana yateze amatwi ibirego bya Dawidi, wayibwiraga ko hari ubwo ica urwa kibera, ko hari ubwo imuhemukira cyangwa ikamutererana. Ntabwo Imana yishe Yeremiya ubwo yayibwiraga ko yamushutse akemera. Yobu Imana yaramuretse asuka umujinya we igihe yari mu bibazo. Kandi amaherezo Imana yarengeye Yobu kuko yavugishije ukuri ko mu mutima we. Ahubwo icyaha inshuti za Yobu kuko zitari zavuze ibihuye n'ukuri. Imana yarababwiye ngo ntimwabaye abanyakuri ari imbere yanjye, ari no mu byo mwamvuzeho, nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Umugaragu wanjye Yobu aba ari we ubasabira, nanjye ndabona kubyemera. Hari urugero rutangaje rw'ubucuti butagira imbereka tubona igihe Imana yagaragazaga ko imaze kuzinukwa agasuzuguro k'ubwoko bwa Isirayeli. Yabwiye Mose ko izabakomereza isezerano ryo kubaha igihugu cy'amasezerano, ariko ko itazongera kugendana nabo mu butayu. Imana yari yabazinutswe kandi ibwira Mose ibiyiri ku mutima nta kimuhishe. Mose nawe nk'inshuti y'Imana yayishubije nta buryarya. Ati, dore ujya untegeka ngo ninjyane ubu bwoko, ariko ntumenyeshe uwo dutumanye. Niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe, wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Ni umutwaro wawe. Niba wowe ubwawe utajyanye natwe, uru rugendo uhita urusubika. Naho ubundi nazamenya nte ko uri hamwe nanjye, njye n'ubu bwoko bwawe? Mbwira, uzajyana natwe cyangwa ntituzajyana? Imana isubiza Mose iti, bibe bityo nk'uko ubisabye, ibyo nabyo nzabikora, kuko nkuzi neza kandi ukaba warangiriyeho umugisha. Ese Imana ishobora kwihanganira bene uko kuri kwambaye ubusa ari wowe uyibwira? Rwose, ubucuti nyakuri bwubakwa no kudahisha. Ibyo bamwe bashobora kwita guhangara, Imana yibyita kuba umunyakuri. Imana itega amatwi amagambo akakaye y'inshuti zayo. Amagambo benshi bamenyereye gukoresha, bene ya magambo meza yemewe y'idini nsa, arayirambira. Niba ushaka kuba inshuti y'Imana, ugomba kuyibwiza ukuri, ukayaturira iby'ukuri biri ku mutima wawe, bitari bya bindi wibwira ko byemewe gutekereza cyangwa kuvuga. Birashoboka ko waba ukeneye kuyaturira umujinya
cyangwa ubusharire wabitse igihe kirekire kubera ko hari ibintu wari uyitegerejeho mu buzima ariko ntibikore. Iyo tutari twakura ngo tugere ku kigero gikwiye cyo gusobanukirwa ko Imana ikoresha ibintu byose ngo ituzanire ibyiza, kenshi tubika inzika ku Mana kubera uko dusa, aho tuvuka, amasengesho twasenze ntisubize, ibyadukomerekeje n'ibindi byinshi twari guhindura iyo tuba turi Imana. Kenshi abantu batonganya Imana kubw'ibibi bakorewe n'abandi. Icyo kivamo icyo William yise gutandukana n'Imana mu ibanga. Ubusharire niyo nzitizi iruta izindi mu bucuti n'Imana. Kuki nashaka kuba inshuti y'Imana yemeye ko ibintu nk'ibi bimbaho? Umuti w'ibyo ni ukumenya neza ko ibyo Imana ikora byose ibikora igamije kukugirira neza, n'iyo byaba bibabaje kandi utabona impamvu yabyo. Niyo mpamvu gusohora ubwo busharire ukabwira Imana uko wumva umeze ku mutima ariyo ntambwe ya mbere yo gukira. Nk'uko benshi muri Bibiliya babigenje, bwira Imana uko wumva umeze ntacyo uyikinze. Kugira ngo itwigishe kugira bene uwo mutima umeze nk'uw'umwana, Imana yaduhaye igitabo cya Zaburi, igitabo kitwereka amasengesho yuzuyemo kwitotomba, gutongana, gushidikanya, ubwoba, ubusharire n'andi marangamutima akakaye bivanze n'amashimwe, guhimbaza n'amagambo yo kwizera. Nta marangamutima udasanga mu gitabo cya Zaburi. Iyo usomye uburyo Dawidi cyangwa abandi baturaga amarangamutima yabo, ujye usobanukirwa ko ariko Imana ishaka ko nawe uyisenga, ntacyo uyikinze mu byo ufite ku mutima. Ushobora gusenga nka Dawidi ngo ndasuka amaganya yanjye imbere ye, umubabaro wanjye ndawumuvugira imbere, uko umutima wanjye ugwiriye isari muri njye. Ni byiza kumenya ko inshuti magara z'Imana zose, Mose, Dawidi, Aburahamu, Yobu n'abandi bose bagize ibihe byo gushidikanya. Ariko aho gutwikira agahinda kabo basenga amasengesho y'amagambo amenyerewe, bagashyize ahagaragara nta buryarya. Kwaturira Imana gushidikanya kwawe rimwe na rimwe niyo ntambwe iganisha ku rugero rusumbuyeho mu bucuti bwawe n'Imana. Ngomba guhitamo kumvira Imana mu kwizera. Igihe cyose wizeye ubwenge bw'Imana ugakora ibyo igutegeka, kabone n'iyo waba udasobanukiwe, ubucuti bwawe n'Imana burushaho gushora imizi. Akenshi ntabwo dutekereza ko kumvira ari kimwe mu biranga ubucuti, kuko ubusanzwe kumvira tubitekereza mu mibanire n'ababyeyi, abakoresha cyangwa abandi badukuriye mu kazi, ariko ntitujya tubivuga ku nshuti. Ariko Yesu yabisobanuye neza ko kumvira ari kimwe mu bisabwa ngo tugirane ubucuti n'Imana. Yarivugiye ati, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Mu gice kibanza nibukije ko ijambo Yesu yakoresheje avuga inshuti rishobora no kuvuga ibyegera by'umwami. Nubwo abo bantu babaga hafi y'umwami ndetse bakagira akarusho ku bandi, babaga bakiri abagaragu b'umwami bakumvira amategeko ye. Turi inshuti z'Imana ariko ntabwo tureshya nayo. Ni umuyobozi wacu udukunda, natwe tukamujya inyuma. Twumvira Imana tutabitewe n'itegeko, ubwoba cyangwa agahato, ahubwo kuko tuyikunda kandi tukizera ko izi ibyiza bidukwiriye. Dushaka gukurikira Kristo ku bw'ishimwe ry'ibyo yadukoreye, kandi uko turushaho kumuba hafi niko ubucuti bwacu nawe burushaho gukomera. Abatizera bibwira ko Abakristo bumvira kubera itegeko cyangwa umutima wicira urubanza cyangwa gutinya igihano, ariko ibyo bihabanye cyane n'ukuri. Ahubwo kubera ko twababariwe tugahabwa umudendezo, twumvira kubera urukundo, kandi kumvira kwacu kutuzanira umunezero mwinshi. Yesu yaravuze ngo, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe,
kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Wumve neza ko Yesu adutegerejeho gukora nk'ibyo nawe yakoze ku Mana Data. Ubusabane afitanye n'Imana Data nicyo cyitegererezo cy'ubucuti tugomba kugirana nawe. Yesu yakoze ibyo Imana Data yamusabye gukora byose abitewe n'urukundo. Ubucuti nyakuri ntabwo budamarara, burakora. Iyo Yesu adusaba gukunda abandi, gufasha abakene, gusangira n'abandi ibyo dufite, kurinda ubugingo bwacu bugahora bwera, kubabarira, kuzana abandi aho ari, urukundo nirwo ruduhata kubikora. Kenshi twumva batubwira ko tugomba kugerageza gukorera Imana ibintu bihambaye. Nyamara Imana yinyurwa kurutaho iyo twemeye gukora utuntu tworoheje kubwo kumvira kuvuye mu rukundo. Bishobora kutabonekera abantu, ariko Imana yo irabibona kandi bifata nk'ibikorwa by'ishimwe kuri yo. Ibikorwa bikomeye bishobora kutugwirira rimwe na rimwe mu buzima, ariko ibikorwa bito bito duhura nabyo buri munsi. Udukorwa duto nko kuvuga ukuri, kugira neza, gukomeza abacitse intege, natwo dutera Imana akanyamuneza. Imana yibuka udukorwa tworoheje tuva mu kumvira kuruta amasengesho dusenga cyangwa indirimbo zo guhimbaza n'amaturo. Bibiliya iravuga ngo, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo. Yesu yatangiye umurimo ku mugaragaro afite imyaka 30, abanza kubatizwa na Yohana. Icyo gihe Imana yaravuze ngo, uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ni iki Yesu yari yarakoze iyo myaka 30 cyari cyaranejeje Imana? Ntacyo Bibiliya ivuga kuri iyo myaka uretse interuro imwe gusa muri Luka ibice 2 umurongo wa 51, aho igira iti, amanukana nabo ajya i Nazareti, abana nabo agahora bumvira. Imyaka 30 yanejeje Imana bayishyize mu ncamake y'amagambo 2 gusa ngo agahora bumvira. Ngomba guha agaciro ibyo Imana iha agaciro. Ibyo ni byo inshuti zose zikora, zita ku byo mugenzi wabo ashyira imbere. Uko ugenda urushaho kuba inshuti y'Imana, niko uzagenda urushaho kwita ku byo yitaho, ubabazwe n'ibiyibabaza, unezezwe n'ibiyishimisha. Pawulo ni icyitegererezo cyiza kuri iyi ngingo. Gahunda y'Imana niyo yari gahunda ye. Ibyashishikazaga Imana nibyo byamushishikazaga. Ikintera guhangayika ni uko mbakunda cyane. Iryo ni ryo fuhe ry'Imana rigurumana muri njye. Dawidi nawe ni uko yari ateye. Ishyaka ry'inzu yawe rirandya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Ni iki Imana ishyizeho umutima kurusha ibindi byose? Gucungura abantu bayo. Imana ishaka ko abana bayo bose bazimiye bayigarukira. Iyo niyo mpamvu yazanye Yesu mu isi. Ikintu cy'igiciro kuruta ibindi ku Mana ni urupfu rw'umwana wayo. Icya kabiri cy'igiciro ni ukubona abana bayo babwira abandi iyo nkuru nziza. Kugira ngo ube inshuti y'Imana by'ukuri, ugomba kwita ku bantu bagukikije nk'uko Imana ibitaho. Inshuti z'Imana zibwira inshuti zabo iby'Imana. Ngomba kwifuza ubucuti n'Imana kuruta ibindi byose. Zaburi yuzuye ingero nziza z'uko kwifuza. Dawidi yifuzaga kumenya Imana kuruta ibindi byose mu buzima. Iyo abivuga akoresha amagambo nko kwifuza, gukumbura, kugirira inyota, kugirira inzara. Umutima we wari waratwawe n'Imana. Yarivugiye ati, icyo nsaba Uwiteka kuruta ibindi ni umugisha wo guhora mutekerezaho ndi mu nzu ye, nkibera aho ari iminsi yose yo kubaho kwanjye, nkahora nezererwa ubutungane n'ubwiza bwe butagereranywa. Mu yindi zaburi aravuga ngo, urukundo rwawe rundutira ubuzima. Yakobo yifuzaga kubona umugisha w'Imana ku buryo yaraye yigaragura mu mukungugu akirana n'Imana ijoro ryose. Arangiza avuga ati, sinkurekura utampaye umugisha. Igitangaje muri iyo nkuru ni uko nubwo Imana ishobora byose, yaretse Yakobo akaba ari we unesha.
Imana ntacyo biyitwara iyo dukiranye nayo, kuko gukirana bisaba kwegerana umubiri ku mubiri, kandi ibyo bituma tuyegera. Ni umurimo usaba imbaraga zose, kandi Imana iranezerwa iyo tuyegereye n'umutima wose. Pawulo ni urundi rugero rw'umuntu wari waratwawe umutima no kuba inshuti y'Imana. Nta kindi cyamushishikazaga. Icyo ni cyo yari yarashyize imbere, nicyo yagendaga atumbiriye, niyo yari intego nkuru y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu Imana yakoresheje Pawulo mu buryo bukomeye. Uburyo bwo guhindura Bibiliya mu Cyongereza bwitwa Amplified busobanura neza aho Pawulo yivugira iyo nzara y'umutima we agira ati: umugambi wanjye udakuka ni ukumumenya, ni ukuvuga ngo nshobore kugenda ndushaho gushorera imizi mu kumumenya no kurushaho kuba inkoramutima ye, mbona, menya kandi nsobanukirwa cyane kandi neza uburyo umwami wanjye ari igitangaza. Mu by'ukuri ubucuti bwawe n'Imana bugarukira aho wahisemo. Kuba inkoramutima y'Imana ni ukubihitamo, ntabwo byizana. Ugomba kubishaka mu buryo watekerejeho. Ese wumva wifuza kuba inshuti y'Imana kuruta ibindi byose? Ese ubiha akahe gaciro? Ese ubikomeyeho ku buryo wakwemera kureka ibindi bintu? Ese ubiha agaciro ku buryo wakwemera kwitoza imico n'imyitwarire bisaba? Ushobora kuba warigeze kugira umutima ukunda Imana kera, ariko ubu ukaba warakonje. Icyo ni cyo kibazo abakristo bo muri Efeso bari bafite. Bari barataye urukundo rwabo rwa mbere. Bakoraga ibyo bategetswe byose, ariko bakabikora kuko ari itegeko, bitavuye mu rukundo. Niba ugendana n'Imana mu buryo bw'akamenyero gusa, ntibizagutangaza Imana nigucisha mu bibazo. Imibabaro nizo nkwi zicanira umutima ugurumanira Imana, bidutera umwete wo guhinduka ukundi tudasanganywe. Lewis yaravuze ngo umubabaro ni indangururamajwi y'Imana. Ni bumwe mu buryo Imana ikoresha ngo idukangure mu bitotsi byo mu mwuka. Ibibazo byawe ntubifate nk'ibihano, ni inzogera y'Imana yo kugukura mu bitotsi. Ntabwo Imana ikurakariye, ahubwo yatwawe umutima no kugukunda ku buryo ishobora gukoresha uburyo bwose bubaho kugira ngo ikugarure mu busabane nayo. Ariko hari uburyo burushijeho koroha bwo guhungiza ikibatsi cy'ubucuti n'Imana. Tangira usaba Imana kubiguha, ukomeze ubisabe kugeza igihe uzabibona. Usenga Imana umunsi wose ugira uti: Yesu mwiza, kuruta ibindi byose nasaba, umpe kurushaho kukumenya. Imana yabwiye abanyagano bari i Babuloni ngo: nimunshaka mubikuye ku mutima kandi mukabyifuza kuruta ikindi cyose, nanjye nzakora uko nshoboye ngo mumbone. Ubucuti buruta ubundi bwose ushobora kugira. Nta kintu na kimwe gishobora kuruta kugirana ubucuti n'Imana. Ni ubusabane buzahoraho iteka. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo: bamwe muri abo bantu bahushije ikintu cya mbere mu buzima, ntabwo bazi Imana. Ese aho nawe ntiwaba warahushije icy'ingenzi mu buzima? Haracyari igihe. Ushobora gutangira kugira icyo ubikoraho uyu munsi. Wibuke ko byose ari uguhitamo kwawe. Urugero rw'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uruhitamo. Umunsi wa 12. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Urugero rwo kwegera Imana kwanjye ni njye uruhitamo. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mwegere Imana nayo izabegera. Yakobo igice cya 4 umurongo w'8a. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni ibihe byemezo bifatika ngiye gufata uyu munsi kugira ngo ndusheho kwegerana n'Imana?